nta kuvuga ngo arongera kuboneka gute se. Hanyuma hakorwa inama bajya kumukorera audit. Baramushakisha hari ibintu byagushakishije byinshi. Haleluya. Amahembe yaragushakishije arakubura wagiye gusenga. Yego. Abarozi baragushakishije ngo gutegera ku cyayi bakwakira baraku. Yego. Izo ni audit bagukorera. Haleluya. Ubushomeri bwaragutaye. Yego. Wakaba ufite akazi. Yego. Wakaba ufite icyo winjiza. Ariko waradepoje byaranze. Yego. Urugo byaranze. Haleluya. Ubuzima uyu nawe ageze i Babuloni ibyamubagaho ntabwo yari azi ibyo ari byo, ntabwo yabyumvaga, ariko yagumye kuba mu mugambi w'Imana. Yagakwiyandurisha nawe nyemerera uhagarare mu mugambi w'Imana. Wagakwiyandurisha niba ubwira ngo samana kugira ngo bavuge ati hoya ntabwo bishoboka, niba utangaza kugira ngo ubone akavuga hoya kujugunya kabwira ngo bakugenza bashaka kujugunya uyu mwanya barimo barasaba uburenganzira, ariko niba namubona kuko uri mu mugambi w'Imana ntabwo uzatakara. Haleluya. Amina. Birangiye babwira umwami bati Daniyeli wa mugabo w'umunyagano arimo arasenga Imana yo mu ijuru. Mwamara bwati niko bimeze ararakara. Babona karakaye baragenda. Reka tugushimire mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, wowe wakoze subscribe ukabasha kudukurikirana uko bwije n'uko bukeye. Reka tukubwire ngo amahoro y'Imana nabane nawe, kandi niba utameze neza wihangane, siko bizaba kuba mutegereza. Nimba wizeye Imana nta kibazo, hari igihe uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe. Nimba urwaye Kristo arakiza, nimba uri umushomeri Kristo atanga akazi, nimba mu rugo rwawe bitameze neza Kristo niwe wubaka, kandi mwegere ngo niwe buye ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana ryaratoranyijwe. Kuri mikoro muri kumwe na Pasteur Emmanuel Imana ishimwe. Televiziyo yo nta yindi ni Igitondo cy'Umugisha TV, kandi neza imbere yanjye muri kuhabona umuyobozi wa televiziyo yitwa Kristo Gukiranuka Kwacu TV. Abamukurikiranye kuri Kristo Gukiranuka Kwacu TV, ndagira ngo mbabwire ni mukore subscribe, nibwo ari gufunguye ikiganiro ku Gitondo cy'Umugisha TV. Reka tukubwire ngo twishimiye kubana nawe, amahoro y'Imana nabane nawe. Rero reka nze nkubwire, urakwiye kumenya iki ngiki cyo nuko abazi Imana bayabo bazakomera, bamara gukomera Imana ikabakoresha iby'ubutwari, kandi uzabaza cyangwa uzabazwa ibyo wumvisha ukanga kugira icyo ubikoraho. Icyo gihe Kristo azakubaza ati nyamara nakohereje intumwa nyinshi n'abahanuzi, ubatera umugongo niba wabumva. Uyu munsi wumve kandi ukurikize icyo wumvishe. Cyo nzi cyo turi kumwe n'umuntu w'Imana. Reka tumwakire. Turakwakiriye mu izina rya Yesu Kristo mutumishi wa Mungu. Amen. Turanezerewe kugutumira kuri Kristo Gukiranuka Kwacu TV ndetse n'Igitondo cy'Umugisha TV. Nukuri turanezerewe kongera kubana nawe. Amen. Turishimye cyane. Rero watangira wibwira abadukurikiye, hari abakumvisha ari ubwa mbere cyangwa basanzwe bagukurikirana. Rero watangira ubibwira karibu. Murakoze cyane. Reka nsuhuza abadukurikiye bose, abari Burasirazuba, Amajyaruguru, Amajyepfo, Iburengerazuba mu mujyi wa Kigali, ndetse n'abari mu mbibi z'u Rwanda, turavuga Tanzania, Burundi, Congo ndetse na Uganda no mu biyaga bigari. Turavuga ku migabane itandukanye. Abadukurikira bose turababwiye ngo nubwo uyu munsi byaba bitameze neza, none n'ejo bikagenda. Yesu aracyari ku ntebe, kandi Yesu aracyari umwami. Uko ari n'uyu munsi nuko ari. Amazina ni yandi ntagahinduka, ni Reverend Nshimiyimana Alexander. Ndi umugabo, mfite umugore umwe n'umwana umwe. Ntekereza ko ibyo byaba bihagije, ibindi Imana iduhana umugisha. Ndumva uyu munsi ushaka dusangira ijambo ry'Imana, ariko mbere yuko dukomeza tujya mbere, reka dusenge Imana, hanyuma Imana tuyobore. Kandi nawe uri gumva iki kiganiro, imbaraga za Mwuka Wera zihindura zize gukorana nawe mu izina rya Yesu. Amen. Mana nyiribihe, Mana nyiringabo, urera kandi urakiranuka, uri umwami mwiza.
uracyari ku ngoma, ntawe uzayigusimburaho. Mu babayeho n'abariho ntawe wagereranywa nawe. Uyu munsi utarigeze uba mu buzima bwacu, nta nubwo uzongera kubaho ukundi, ariko uratwemereye uwongere gukurama kwacu, izina ryawe nirihimbazwe. Haleluya. Impamvu wemeye ko turamana kugira ngo dukore imirimo myiza muri Yesu Kristo, dushoboze gukora iyo mirimo myiza. Imirimo myiza harimo kubwiriza, harimo kubwira abantu amagambo aruhura, harimo kubwira abantu iby'urutse umutima. Natwe muri uyu mwanya uratwemereye kuko uri umwami mwiza. Reka abagiye gukurikira ikiganiro bumve kandi bumvire, mu izina rya Yesu tubone guhemburwa kuvuye kuri wowe muri iyi minsi itoroheye abagenzi, muri iyi minsi ikomeye, muri iyi minsi igoranye. Nyemerera ukuboko kwawe gukiza, kube ku barwayi, ukuboko kwawe gukiza kube ku bashonji, kube ku mfubyi n'abapfakazi, kube ku mfungwa n'abagororwa, kube ku bababaye n'abishimye bose. Reka babone neza yo gukura umwami w'abami. Tuyobora muri iki kiganiro kuko uri hejuru ya byose. Nyemerera nyir'ingabo Imana, tugushimiye ko watwongereye ibi bihe kandi uduhe kuba imbere yawe nk'uko bikwiriye, kuko uri umwami w'amahoro, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. Karibu rero abantu b'Imana bahemburwe kandi bongere gufashwa mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Uyu munsi ndashaka ko tuganira n'abantu ku ijambo riri muri Daniyeli igice cyaho cya 6 umurongo wa 6. Turaza gusimbuka dusome n'uwa 16 ndetse n'uwa 17. Hanyuma turaza gusoma Isaya 59 umurongo waho wa mbere. Amen. Haravuze ngo bukeye abo bagabo baravugana bati, nta mpamvu tubona kuri Daniyeli keretse nituyibona mu magambo y'amategeko y'Imana ye. 16. Ba bagabo bongera guteranira ibwami, babwira umwami bati, Nyagasani, umenye ko ari nta tegeko ry'Abamedi n'Abaperesi, ngo nta tegeko cyangwa iteka ryahamijwe n'umwami rivuguruzwa. 17. Nuko umwami arategeka, bajya kuzana Daniyeli, bamujugunya mu rwobo rw'intare. Ariko umwami yari yamubwiye ati, Imana yawe ukorera iteka iragukiza. Amen. Amen. Yesaya murongo waho wa mbere havuze ngo iki? Haravuze ngo dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza, n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Turishimiye Imana. Iri jambo nzanye rifite intego ivuga ngo uri mu mugambi w'Imana baramuta ariko ntabwo atakara. Uri mu mugambi w'Imana, iyo uhagaze mu mugambi w'Imana, haleluya, baraguta ariko ntabwo utakara. Imana ishimwe. Urugo rwaguta ukaba inzererezi. Yego. Akazi ka kwanga waradepoza ntujye ku rutonde rw'abakora ikizamini, ubushomeri bukakwakira. Umubiri wakubabaza, ubuzima bukaguta bukakujugunyira indwara. Ndafashijwe. Yega. Reka nkubwire ngo ariko Imana ishimwe. Ariko niba uhagaze mu mugambi w'Imana, mu mugambi w'Imana, humura, bazaguta bakujugunye ariko ntabwo uzataka. Haleluya. Kaba naho wabona ko watakaye, kaba naho wabona ko wajugunywe pe. Ntaho imiryango itakureba, bamusenga n'abatakureba, abashumba batakuzi, abo muririmba n'abatakuzi, abo musenga n'abatakuzi, ariko mubwire ngo niba uri mu mugambi w'Imana, haleluya, ntabwo uzataka. Ntabwo uzataka. Uyu mugabo Daniyeli, yego, bamujugunye Babuloni. Agira ati, turakugaburira ibyo kurya bivuye ku matoya, n'ubundi najugunywe. Ibyo kurya ntabwo nibyangerere impuhwe, munyihere ibishimbo n'amazi. Hanyuma aza gutona ku mwami
watonnye ku mwami. Haleluya. Gutona ku mwami. Gutona. Ndakwinginze gutona ku Mana yacu. Haleluya. Kandi mu mugambi wayo. Yego. Amaze gutona ku mwami amuha ubuyobozi. Ariga amuha ubuyobozi. Ibaza umuntu watawe igihe yanyazwe. Nta kuvuga ngo arongera kuboneka gute se. Hanyuma hakorwa inama bajya kumukorera audit. Baramushakisha. Hari ibintu byagushakishije byinshi. Haleluya. Amahembe yaragushakishije arakubura wagiye gusenga. Yego. Abarozi baragushakishije ngo gutegera ku cyayi bakwakira barakubura. Yego. Izo ni audit bagukorera. Haleluya. Ubushomeri bwaragutaye. Yego. Wakaba ufite akazi. Yego. Wakaba ufite icyo winjiza. Ariko waradepoje byaranze. Yego. Urugo byaranze. Haleluya. Ubuzima. Uyu nawe ageze i Babuloni ibyamubagaho ntabwo yari azi ibyo ari byo. Ntabwo yabyumvaga. Ariko yagumye kuba mu mugambi w'Imana. Yagakwiyandurisha. Nawe nyemerera uhagarare mu mugambi w'Imana. Wagakwiyandurisha. Niba kubwira ngo sambana kugira ngo bavuge uti hoya ntabwo bishoboka. Niba gutangaza kugira ngo ubone akazi uvuge uti hoya ndi mu mugambi urugo rugenda neza uvuge uti hoya ndi mu mugambi w'Imana. Yesu ashimwe. Ahimbazwe cyane. Aho uri ndakubwira ngo uko byagenda kose. Yego. Niba uri mu mugambi w'Imana. Yego. Ibyagutaye byose byihorere. Wibirebaho, wibitindaho. Ntabwo watakaye. Ntabwo watakaye. Imana ishimwe. Ejo bundi hari umugabo umwe yitwa Dawidi. Yego. Baramutaye mu ishyamba. Haleluya. Ejo bundi bari bazi ko yatakaye byarangiye. Ariko Imana ibwira umuhanuzi Samweli ngo manuka ujye kwa Yesayi. Mbonye umuntu umutima wanjye wishimira. Ugende umusukira amavuta. Nafashijwe mushumba. Abavandimwe be bari bakomeye ku rwego rwo hejuru. Bari bateye ubwoba. Ariko we yibera mu ntama. Yibera mu ntama. Yarazi ko yatakaye. Agezeyo yibwa ko ari mu mugambi w'Imana. Idubu yaza akayishwanyaguza. Yego. Uzi ko iki gihangange yishe igihangange kitwa Goliath. Ku myaka ya 16. Mu gihe ingabo zari zuzuye zagiye munsi y'iki mu mwobo mu ndaki. Na Daniyeli baramugerageza bishoboka ariko hamba ku mugambi w'iki w'Imana. Bibiliya tubwira ngo yapfukamaga kangahe? 3 ku munsi. Mu gitondo, saa sita na nimugoroba. Kamwibariza wowe niba waratawe upfukama kangahe? Ntabwo bisi umutima wawe nurya ruswa isubiza. Ariko niba uri mu mugambi w'Imana uzapfukama. Uko inzara yazo uzapfukama. Ubushomeri buharu uzapfukama. Bakuvuga uzapfukama. Bakuroga uzapfukama. Baguteza amahembe uzapfukama. Uburwayi bwazo uzapfukama. Ndakubwira ngo uzapfukama kubera ko uri mu mugambi w'Imana. Uyu Dawidi yari afite ibanga yaracurangaga. Bamutumira n'ibwami gucuranga. Abadayimoni bagahunga. Kuko yari hehe mu mugambi w'Imana. Uyu Daniyeli nawe kuko ari mu mugambi w'Imana bamukorera audit bamuburaho ikosa na rimwe. Birangije baravuga ngo uretse kumutegera ku mategeko n'amagambo y'Imana ye reka mubwire ngo baraguteze barakubura barakujugunya biranga ariko bagiye kugutegera ku mategeko y'Imana yawe. Haleluya. Kuko uri mu mugambi w'iki w'Imana. Babwira umwami ngo shiraho amategeko. Yego. Atavuguruzwa. Yego. Shiraho amategeko. Yego. Y'Abamedi n'Abaperesi. Yego. Kandi umuntu wese uzasaba ikindi kintu atari wowe Nyagasani akagisaba indi Mana uwo ngo azashugumwe. Haleluya. Kwibutsa ngo Daniyeli yari hehe mu mugambi w'Imana. Mana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Ndumva mfashijwe kandi nanjye ndafashijwe. Bivuze ngo ndi mu mugambi w'Imana. Yego. Niyo mpamvu ntapfuye. Yego. Impanuka zaraje ziransika. Yego. Indwara ziransika. Yego. Ibyorezo biransika. Yego. Ndi mu mugambi w'iki w'Imana. Nawe gutangariza ufunguye ikiganiro uri mu mugambi w'Imana kuko ni nayo mpamvu
mpamvu gifunguye, ni nayo mpamvu gihumeka. Uko byamera kose, uko byasa kose, nyemerera nkubwire ngo uri mu mugambi w'Imana. Mana ishimwe. Humura, komera, Yesu aracyari ku ntebe. Haleluya, haleluya. Birangije baragenda. Daniel bati ubwo namenye ko hatuwe amategeko, iyi Mana yanjye ndashaka ko yamamara. Nubwo nanyazwe ntari kumwe na papa wanjye, ngo mbere kumwe n'abavandimwe, nkaba ndaha hantu mu gihugu cy'abandi, ariko ndi mu mugambi w'Imana. Haleluya, haleluya. Birangije akingura idirishya. Ubundi yasengaga ntawe abyereka, ariko akingura idirishya ryerekera hehe? I Yerusalemu. Haleluya. Hari icyo bivuze tuzakivuga. Hari icyo bivuze. Hari icyo bivuze. Haleluya. Yerekeye hehe? Ivure. I Yerusalemu. Amavuta, amavuta, amavuta. Yareka gusenga, babagabo bamugenzaga bashaka kumujugunya, kabwira ngo bakugenza bashaka kujugunya uyu mwanya, barimo barasaba uburenganzira, ariko nibanamubona kuko uri mu mugambi w'Imana ntabwo uzatakara. Haleluya. Amina. Birangiye babwira umwami bati Daniyeli wa mugabo w'umunyagano arimo arasenga Imana yo mu ijuru. Mwamara bwati niko bimeze, ararakara. Babona karakaye baragenda. Imana irakarira ibitugenza. Yego. Haleluya. Irakarira ibikugenza. Irakarira ibikugenza. Basubirayo bwa kabiri. Ndashima Imana ko yatuye kure. Yego, yego. Torisha. Yitura hafi. Baba duteranye bigakunda. Yego. Hari abashobora gutega indege, hari abashobora gutega moto, hari abashobora gutega taxi voiture, hari abashobora gutega amagare, hari n'abashobora kugenda n'amaguru. Ariko Imana ntabwo yigitura ahantu abantu bagera. Reka uzi ikintu kigerayo se? Ni isengesho. Haleluya. Umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana, ugakoma urugi ushaka kureba Imana. Daniyeli ntabwo ngo abadukorana ntabwo bagerayo, umwami nawe ntiyagerayo, ariko isengesho riragerayo. Dore bankoreye audite barambura, none banegeye ku mateka y'Abamederi n'Abaperesi. Reka nsenge isengesho rikomeye. Haleluya, haleluya. Birangije basubira mu babura uko bigira ati ntabwo nivuguruza kubera icyubahiro. Aravuga ati ngaho ni mugendemo, aravuga ati mumuzane, ngaho ni mumutware mumujugunyemo. Tanga itegeko. Atanga itegeko. Baramutwara bumva ko banesheje, baramujyana bumva ko bakoze akazi. Baravuga ngo turagushoboye, aho wahereye utuzengereza, aho wahereye usenga, aho wahereye uririmba, aho wahereye ubwiriza, aho wahereye udapfa, twarakubuze, noneho turakubonye. Intare ntabwo uri buzicike. Yego. Baramutwara bamujugunyamo. Agezemo ziramubwira ngo Daniyeli mugabo ukundwa, Uwiteka afata za ntare azibumba iminwa, arazibwira ngo umuntu ugiye kuza ni umunyamasengesho, umuntu ugiye kuza ni umuririmbyi, umuntu ugiye kuza ni umushumba. Mwihangane nimumukoreho, nubwo ari bugerane akabana namwe, ariko mwihangane. Bazaguteza amahembe yagendane, ariko nacyo azagutwara. Bibiri ivuga iki? Rero tuzarya ibyica, ariko nacyo bizagira gute? Bizagutwara. Kubera iki se? Kubera ko turi mu mugambi w'iki? W'Imana. Ngaho uzabikora turi mu mugambi w'Imana, uzapfa tuzagushingura. Ariko niba uri mu mugambi w'Imana, bazabigutega mu cyayi, babigutega mu ifiriti, babigutega mu nyama, ariko ntacyo uzaba. Bakuzige ngo ntabwo uzabyara, ubyare bahari. Babwira ngo ntabwo uzashaka, ushake bahari. Babwira ngo ntaho uzagera, uhagere bareba n'amaso yawe, kuko bazi ko bagutaye. Ariko bibagirwa kuri mu mugambi w'iki? W'Imana. Haleluya. 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 Nuko umwami birangije, iryo joro ntiyagira amahoro, abura amahoro. Arazinduka kare, aragenda ahamagara ngo Daniyeli mukozi, mugaragu w'Imana isumba byose. Imana ukorera, Imana uvuga, Imana wamenye, Imana yagukijije. Ni igitangaza. Yewe Mana we, uri igitangaza we. Ni igitangaza. Ariko katoro gatoya, itekereza kuba ugihumeka ni ukubera iyihe mpamvu? Uzi kwirinda cyane, uzi kwigengesera. Hoya ndagutangariza ngo uri mu mugambi w'iki?
ni ikimenyetso kinyemeza kuri mu mugambi w'iki w'Imana. Biracyashoboka. Haleluya. Nuko Dawidi Dawidi abagabo bombi bahanije ibibazo barajugunywa ariko ntibatakara. Haleluya. Amen. Birangije umwanga ngo Daniyeli mugabo ukuru Imana ukorera ku manywa na nijoro yabashiye kurinda amenyo y'intare. Avuga ati Nyagasani humura ntacyo nabaye ndacyari muzima. Nuko bamukuramo, bamaze kumukuramo umva itegeko. Imana ikoresha itegeko. Imana ikoresha itegeko. Papa, Imana ikoresha itegeko. Mama, Imana ikoresha itegeko. Kubikuzengereje byose, kubyagutaye, niba ari imiryango, Imana ikoresha itegeko bakugarukire. Niba ari abo musengana, Imana ikoresha itegeko bakugarukire. Niba ari umugabo, Imana ikoresha itegeko agaruke. Niba ari umugore, Imana ikoresha itegeko. Niba ari abana bataye ababyeyi, Imana ikoresha itegeko abo bana bagaruke. Niba ari ubuzima bwagutaye ukibona mu burwayi, Imana ikoresha itegeko ku burwayi bwawe. Niba ari ubushomeri, Imana ikoresha itegeko. Niba ari inyatsi, Imana ikoresha iki itegeko. Umwami arangije ati ngo abandi bakujugujemo ntibaze bonyine kandi Imana iguha inyungu. Haleluya. Iguha inyungu. Aravuga ngo ntihaze bo bonyine kuko hasigaye abana babo Daniyeli bakugwara inzika nabo babazane. Hasigaye abagore babo bakwica nabo babazane. Bose babajugunye hehe mwitanura mu rwobo. Ndafashije. Mushumba guma. Dore ijambo. Mubazane bose mudashigaje numwe. Bose uko bagambiriye ibyo bintu, uko bajugunye Daniyeli mu rwobo n'abakomokaho bose nkambwira ngo Imana irangije ikibazo ihera mu mizi. Ntabwo igikonda, ntabwo igitema ngo bishibuke. Oya, ihera hehe mu mizi. Iravuga ngo kuko uko mwagenje niko mugiye kugenzwa. Twari tuvuze ngo Daniyeli Imana ikoresha itegeko. Bazana bari bagambiriye kumutama bose, abariho bagira gute bajugunywa. Haleluya. Ushaka kumbaza ngo si yo Mana y'iki gihe n'uyu munsi iracyahari. Twazanye ijambo ngo dore ko Uwiteka ni kwaheze. Haleluya. Ngo ananirwe gukiza n'ugutwikwa ni kwapfuye. Ngo ananirwe kugira gute kumva. Nyemerera mu buzima bwose waba urimo, uko byameze kose, uko byasa kose, menya ngo uri mu mugambi w'Imana. Ibyagutaye byose humura, ntabwo uzagira gute, ntabwo uzatakara. Mu gihe cyashyizweho nta kinanira Imana. Uko byasa kose, baroga bataro, nyemerera gusa ube mu mugambi w'Imana. Uyu Daniyeli twarimo tuvugaho yahuye n'ibibazo bikomeye ariko arihangana mu mugambi w'Imana. Nari mvuze ngo ese Imana Daniyeli uyu munsi iracyahari. Ijambo ryavuze ngo dore ko Uwiteka ni kwaheze, ngo ananirwe gukiza n'ugutwikwa ni kwapfuye, ngo ananirwe kumva. Reka nkubwire ngo guma mu mugambi w'Imana. Uri mu mugambi w'Imana baramuta bakamujugunya ariko ntabwo yatakara. Nubwo wibwira ko watakaye, nubwo ndakubwira kuri ntabwa, ariko ndagutangariza ko Uwiteka ntabwo kwaheze, ngo ananirwe gukiza n'ugutwikwa ni kwapfuye, ngo ananirwe kugira gute kumva. Turagushimiye wari udukurikiye. Imana y'amahoro ikumpera umugisha. Imana y'amahoro igukomeze. Umwami w'abami akwiteho kandi ujye ukomeza gukurikirana ibi biganiro kuri televiziyo zikurikira Kristo Ucyanuka Kwacu TV ndetse n'ibitondo cy'umugisha. Ubutumwa bwiza twabasezeranije tuzatubugezaho kugira ngo iri tangazo nari nkuzanirwa ngo wowe wari ucitse intege kuko uri mu mugambi w'Imana. Humura, uko byamera kose ntabwo Imana yakwibagiwe, ntabwo amaboko yayo yaretse gukora, ntabwo utwe kwapfuye ngo nengwe kumva. Kuko uri mu mugambi w'Imana bazaguta ariko ntabwo uzatakara. Komera. Rero turagushimiye wabanye natwe. Nimero ya telefone watubonaho ni 0788 667 5929 cyangwa se kuri Tigo
07 47 48 750. Dusoza ikiganiro, reka twinjira mu mwanya wo gusenga. Izina rya Yesu, umutima w'ubuhoke kandi utuze, yakira amahoro avuye kuri wowe, yakira imbabazi zivuye kuri wowe, yakira urukundo ruvuye kuri wowe, yakire kwihangana kuvuye kuri wowe, yakire gukomerwa kuvuye kuri wowe. Turabigusabye Data kubiduhera ubuntu mu izina ryawe Yesu Mwami w'abami. Amena, amena. Yesu aguha umugisha mwinshi mukozi w'Imana. Menye neza ko umuntu ari mu mugambi w'Imana nta kibasha kumukoraho. Haleluya. Imana iguha umugisha, ndafashijwe cyane, kandi reka mbwira inshuti z'igitondo cy'umugisha na Kristo gukiranuka kwacu TV, reka mbabwire ngo mufate ijambo ry'Imana murikunde kandi murikundishe n'abandi. Yesu abwira Petero ati ndagukomeje, ariko numara gukomera uzakomeza n'abandi. Imana ibaha umugisha. Rero nari ndi kumwe na Reverend Pastor Alexander, yabahaye nomero ya telefone, nanjye ndaza kuyandika mu kiganiro. Kuri mikoro ni Pastor Emmanuel. Imana ishimwe, ndabakunda cyane.